Se Teddy ni wowe Leya? Tani. Oya Tani umva se. Ibyo byihorera sibyo. Ariko se Dani aka gakobwa nkaka kameze gutya niko kirwaga kagutesha umutwe koko. Oya musi ikigaragara uyu ntabwo we Leya. Kuko afashe telefone ahita yikanga. Bishoboke kuba ko uwo Leya yatumye uyunguye kugira ngo aze abayeho wigize Leya. Uyu ntabwo ari we Leya. Okay, uko nimba atari Leya, Leya ashobora kuba yamuhereje agira ngo ase mu izina rye. Ariko ndakeka atarazi ko muziranye. Hakubera iki Leya ari kunkinisha bigeza arabiterwa n'ikigo. Hakinisha umuntu atanazi gutya kwe. Ariko se Dani, ubu nyuma y'ibi bintu bibaye byose uracyafite amashyushyu yo kumenya uwo Leya koko? Ntayafite se. Uko byagenda kose ngomba kumenya Leya maze gute ngomba kumumenya nyine. Nta kindi cyatuzanya. Ahubwo wa mukobwa rero tumwishure twigende. Cyatugende turabishura kuri comptoir. Silver bahabite. Karibu. Murakoze. Tubakiriza iki? Hano mufite umutobe. Oya, nta mutobe dufite, ako dufite fanta, inzoga, ibyo kurya. Tubazane iki muri ibyo? Okay, nzanira fanta orange ikonje. Orange zashizemo. Kikari muzana nk'agasitro. Citro, okay, nta kibazo. Nzanira citro nayo ikonje cyane ariko. Citro ikonje. Twatinze? Ntabwo ari cyane. Enjoy. Murakoze. Ako siko mbona umeze nk'umuntu unaniwe iyo winywera akabyeri. Ntabwo njyanywa inzoga. Gusa ndananiwe kuko nakoze urugendo runini cyane kandi urebye nubwo mperuka gusinzira. Gusa mwari mukoze kubigira inama ariko ntabwo njya mu bisimbisha. Ariko nimba unaniwe shamva hano dufite amaroji meza. Gushakira ahantu buri ukaruhuka n'ibyo gusinzira. Waba ushaka n'umuntu muba muri kumwe nawe twamugushakira nta kibazo. Ntugire ikibazo. Aho kuryama aho ndafite nta kibazo cyaho ndyama gusa kandi mwari mukoze. Okay. None se ndi kubona n'abakiriya benshi ufite hari ikibazo nimba nari kuboringa nkaba nicaye tugatuganaho gake. Ndagusabye hari ikibazo wicaye hano ho gato tukaganiraho. Wakwicara nta kibazo. Okay, merci.
ese hano ko mutinda gukora amasuku reba nk'ubu ngubu amasaha nageze saa 9 shato dufite akazi ako ntabwo ari uko nyine tuba twanatinze buri kanya urumva tuba tugomba guhora dusukura ahantu dukorera. Birumvikana none ubwo ntabwo ninagiye gutekereza simbo ahantu ngaha mutangira gukora amasuku n'amasaha koko. Oya amasuku ubwo buri kanya urabyumva ahantu ngaha tuba tugomba kunyuza kuyakora. Ako ndi kubona wagira ngo ari ahantu nkozi. Ndi kubona hari ahantu nkozi. Jewe ko ntamenyereye muri uyu mujyi se ubwo waba nzi he? Ako seriya ubundi ufite ibihe bibazo ako zikomeze umuntu ufite trauma man amagambo yonyine umaze kuvuga kuva twagira uziko nayabara ubundi wowe uri muntu ki urinde ubundi ugambiriye iki sudemeze bite man harya witwa nde? nubwo wibuka izina ryanjye rega n'ubundi twaganiraga uri mu bindi nakubonaga ko udahari mu mutwe harimo ibindi bintu byinshi. Nitwa Berize. Beri ndakumva kubera icyo wamfashije. What the fuck numvira nk'ikibazo wumbajije ukuntu ari ubugoryi ubwo se kucyumva nagombaga kugufasha mwana akuze ahantu we nagusanze nyikubona ubundi rero bitema kumugara polisi ikaza kahagukura uko nasanze man uri guhomora drugs nyinshi wimenyeho inzoga wajya warwanye ako ubundi byakugendekeye bite habaye icyo uramuzi? Ntacyo. Reya wigira ngo ntacyo kuko nakubonye uramuzi ako uziko nari buhamagare polisi we bakagufunga ubu no ngo uziko buri gereza ni iki cyabaye? Beri nta kintu na kimwe cyambaye ubundi se urikomeza kumbaza ibyabaye ririya joro rwose ndakwinginze ko kubikubwira no kutabikubwira ntacyo byamfasha nawe nta kintu byagufasha so cyo tubireke ntacyo byamarira bigumane ariko abangaba babibabwira noneho tuvuge ko nzi ku ifoto. Ego nzi ku ifoto. None se ubwo yaba ari ifoto ndi kumwe na Leya na RAYSON ubwo turi batatu? Iyo foto ari kumwe na Leya ari kumwe na Leya n'undi mwana muto usa nkaho ari we muto ariko sinzi we amazina ye ntabwo nyazi. My God. Nese umva nkubwire mbabarira ndakwinginze. Umbabarire. Umbwira ahantu nibura nagerageza gushakira Leya. Ni nk'iki kintu nakora mbabarira umbwire niba umuzi koko hari ahantu mwigeze kuburira. Mbabarira umbwire ikintu nakora ariko kugira ngo mbone Leya. Ubwo se ko mbonye ihinduka bigenze bite? Ntabwo ushobora kubyumva. Leya umuzi heza. Ntabwo ushobora kubyumva. Leya buriya asobanuye ibintu byinshi cyane kuri njyewe. Muravukana se? Ya. Sure. Ya turavukana. Sika ariyo mpamvu niyo mpamvu afite iriya foto ariko wanyeretse si iyo foto nkareba ko
yaba ari wowe neza kuko ndi kumva nanjye nari kubikurura neza ngo iyo foto nyine ndi kukubwira doni iyi ngiyi. ya ni wowe. Uyu ni Reya nakubwiraga. Uyu uri iburyo. Listen. Mbabarira. Arya witwa nde? Witwa Berize. Berize, mbabarira umbwira ikintu nakora. Ndakwinginze. Niba ari ahantu namushakira nkamubona, mbabarira umbwire. Nihe address nibura ya Reya uzi nshobora kuba nakoresha kugira ngo mbonereyo? Kibyo bigoranye. Mani ntabwo ushobora kubyumva. Reya nanjye muheruka kera. Cyakoze inama nakugira ubwo uzazenguruka tubaye twese two muri Kigali, uva muri kamwe ujya mu kandi, uva mu kandi ujya mu kandi. Wenda uzageraho mugweho mubone. Iyo niyo nama rwose nakugira, naho nanjye ntabwo nakubwira ngo Reya ara. Umva nkubwire. Reya ndamuzi, Reya twarakuranye. Reya nubwo yahinduka kajana. Reya ntabwo yagira dirisi yo mu kabari. Sibyo? Umva bro, ibintu birahinduka. Reya ubuzi icyo gihe, urabona mwari mukiri na bato. Ntabwo ari we Reya uzi, kuko Reya nta address agira. Ahubwo uzamushake n'umuntu nanjye uzambwira. Reya ashize imyaka 5 mubuze. Reya akimara kuza nagerageje uburyo ki namuvugisha, nabuze ukuntu namuvugisha kuko yakuye telefone. Reya yarahindutse bigeza ko ariko ndabona utari musaza we gusa. Okay, nakubwiye ko ndi musaza we, ariko ntabwo ndi musaza we. Reya twarakundanaga kera, twakuze turi inshuti cyane. Niyo mpamvu nakubwiye ko Reya afite ubusobanuro bwinshi ku buzima bwanjye. Reya ndamwizera ku buryo dushobora kubyumva. My God, ntago ntekereza ko Reya yankura bino bintu. Ntumbwire ko uvuye nko mu cyaro uje gushaka Reya. Ari urukundo ruri natanga n'ubuzima bwanjye kugira ngo mbone Reya. Si wakangutse ko. Kanguka. Umuntu uri gushaka ntabwo umuzi. Reya. Kuko Reya uzi kera, ntabwo ari we Reya w'ubu ngubu. Reya uri kuvuga n'uyu nguyu ushobora kuba warebye ifoto nabi. Nese sinjye wakubwiye ko nabonye nk'ubu. Reya n'uyu nguyu. Uyu uri iburyo. Uyu ni we Reya. Ni we Reya nakubwiye. Turabyitege. Akomana yanjye. Nise waje ushakisha Reya? No. Ntabwo Reya yabinkora bino bintu. Reya arankunda, mana yanjye. Reya arankunda, ntabwo yamemugira kugeza runo. It's okay. Thank you. Bakoze? Ndumiwe. Si uyu nguyu we none afashwe n'ibyaha. Ndabyumva, ariko ni ukuri master, ndakubwiza ukuri rwose. Umfashije ukanyemerera. Uyu munsi rwose amafaranga yose maramuyabona. Master, ntabwo ari ukutamenya agaciro k'ishuri. Njye agaciro ko kwiga ndakazi, ni nayo mpamvu ushaka umwana wanjye yiga ku kigo cyiza nk'icyo cyane. Ndabyumva pe. Ariko se, none se rwose ubu ngubu ko mwihangana igihe kirekire. Ubu ngubu iminsi nako ni amasaha, kuko umuntu muyabona. Mwambabariye kuko. Ni mumbabare mwe kunyurukanira umwana. Ndagerageza ndararanyohereje. Account yanyu ndayifite. Ndararanyohereje. Yego. Nakoze cyane. Tedi kuje warakaye biti. Nge kura murezi nta mafaranga ko haye. Reya, urampemukiye ubyumve.
ngo yamukiye gute se kandi ngewe umva ubu nuko n'amafaranga guhaye kuko ngiye maze gupromisinga master wo kwa Yannick rwose amafaranga nduranye nyamuhaye please yaba ari no kuyanyima gusa none se mana we none se uriya mutipe ko nene banyara umwana mwiza niye mpamvu se batumye yakwima nta nayo nigeze mwaka ariko hanyuma rero niba ntaye bamwatse ngo yakwime warakajwe n'iki ko mbona uje wibyimbije wirakaje uribuka nubwo uriya mutipe dusengana nakunze niba umwibuka se nakubwiye ko yitwa nde na boyfriend nabyaza boyfriend se shanda mugira mbavuga mubwiye hari umuhungu ku rusengero umva ni mwiza kagere ngo none wajya nshaka kansuza umva naramukunze rimwe bitabo mwaguze ikintu kibabaje nta kintu nyamvugana nawe usibye ko nshaka kansuza ngo biteranye mwana ni byiza naki aya Teddy ahubwo umva nkubwiye nizere ko mu bukwe bwanyu umva sheri icyo kuko kiza kiri umva reke aho ngaho ama wine ama beer mbese everything mbabara kandi nimize n'ibyo y'uburokore ngibiki n'ibiki oya ariko shahura hinda umukobwa we umuntu ntabwo turavugana none ugeze aho ubukwe wenda nzasanga yifitiye n'umuntu oya nge nese ubwo ngo tuvugishije ukuri nge ndumva byarabaye gute se wumva gatari wawe Teddy icyambere turi mwiza ndikumva ikindi usharira umukobwa uzi ubwenge yakunaniza iki ikindi kandi uwo musore nawe ngarasenga ariko sikarumvije mbwa numva ngiye ibintu byana nikoze ngiye kucyo kumwana nizere ko nzamenya ko mbishaka ushobora kuzasanga yifitiye n'undi mukunzi ntawamenya oya dore uwo nguwo niwe Imana yakugeneye kuki wago nta kize bigirira sha what Teddy ushatse kumbwira yuko Dani umvugisha buri munsi ansaba ko duhura Dani musengana no way no mbwire ni wa mudani musengana wakurashingiye none ko murashingiye kuri murashingiye iki hako nge ndi kwibaza ni iki kintu kibabaje kuryo wababara gutyo first of all niba ukunda Dani ntugire ikibazo kuko Dani nge ntabwo yanyiteze nkubiswira aho ngaho ntabwo yankunda rwose sibyo ikindi kandi Teddy nanjye ntabwo Dani mukunda ntabwo mukunda rero sinumva ikintu gikwiye kuguhangayikisha nta competition iri hagati yanjye nawe kuko Dani nta nujye nawe twahurira simukunda nanamukunze ntiyanyemera so tuza ntago rwose ntago Dani ngiye namugutwara ndakwiyamye tega amatwi ibyo ngiye kukubwira umbabarira ariko Dani ntazigera amenya yuko njye nawe tuziranye deje uberanyije no kumfata nk'umwesikora ahubwo tuza kuko yahita dufata akadushyira mu gatebo kamwe njye nawe mbabarira rero ntazigera bimenya Teddy tuza nanjye sinshaka ko Dani amenya uwende we rwose humura ariko se Dani uracyashaka kuvugisha abari abakobwa ariko rero ngewe iyo ndi ku rusengero iyo mbonye Teddy mbona ari umwana mwiza gusa sinzi impamvu abashaka kujya muri ya manyanga sinzi nimba yabikora singiye nicyo nashaka kumubaza ati nta kintu nyamara Dani ushatse wareka bari abakobwa kuko mbona bashaka kuguhagurukira erega buriya na Teddy ngiye sinkimwizera nubwo musengana ntabwo yakwitaba no ku rusengero buriya ntuzongera kumubona ariko ubundi musa nimba nibuka neza hari umutipe wambwiye ngo ndashobora gushaka Leya mpaka mubonye yaba yaramubonye aha sinabikubwiye nkakubwira ko yamubonye ukazana ibyawe ngura ngufite amatsiko ngo ushaka ko muhora utamuzi
musareka ibintu bya blague wana. Gusa ngiye ikintu nshaka kumenya impamvu Teddy yaba yarashaka kuzigira ntuzaleya. Kandi n'uwo Leya ndashaka umumenyi wari. Njyewe Teddy buriya sinyimwizera pe. Kuko njyewe nigeze kwibonera ifoto y'ikibici muri telefone ye. Kandi icyo kibici wigeze kukizana. Ureze kugira gute? Wasanga yarigeze kugisengera cyangwa kujyana ifoto ko nta muntu ujya usiga ku muhanda. Abamenye. Musa uramfasha ntabwo umfasha. Okay bro, reka nze guhamagarira icyo gipeti nyine. Nebe ko cyamuturebera umumenyi. Gusa ariko mani dukeneye umukozi pe. Umukozi byombo ndabirangiwe mani. Byombo cyenda kuzana. Bivuze byo nibyo kabisa. Ukoze tugomba kumusha. Ngaho se sha mumpamagarira igipeti. Rero hano reka ngo uhamagarire icyo gipeti. Alo? Raisa bitese? Ni byiza Jimmy, none se wagezeyo kutambwiye? Yego nagezeyo kandi nagezeyo amahoro. Raisa sinzi niba arisha banagize. Ariko nkigerayo hari amakuru make nahise menya kuri Leya. Amakuru ya Leya? Jimmy, none se wamubonye? Ntabwo namubonye, ariko namenye ko Leya ashobora kuba ahari kandi ari muzima. Ngiye kugerageza mushake, gize andi makuru namenya nakubwira. None se wabizi ko ameze neza? Raisa, nyamara ushatse wabyemera, Leya arahari. Gusa sinzi niba ameze neza, ariko arahari pe kandi byizere. Jimmy, numubona uzahita umbwira nze musanga aho ngaho. Yego nzakubwira nta kibazo. Muzehe ameze ate? Ameze neza. Shangaho umunsuhurize, ngiye kuba ndyamyeho gatoya ndarushye. Sawa bye. Uskomeje kuvugana na Jimmy? Mutuvugana na Jimmy? Yego. Ngo ashyitsi yajyaga se? Ahubwo naguze ko nambwiye inkuru nziza. Umeze Usko yambwiye ko yamenye amakuru yuko Leya akiri muzima. Uravuze ngo Amaje kuvugana na Leya, yamenye amakuru ya Leya ko nta kibazo afite, ameze neza, asigaye abi Kigali. Leya? Yego. Leya wanjye? Yego papa. Ameze neza nta kibazo afite. Leya mukuru wawe? Yego. Ongera unsubiremo neza. Maje kuvugana na Jimmy. Ambwira ko Leya ameze neza, nta kibazo na kimwe afite, ngasigaye abi Kigali. Papa, ko mbona bigutunguye, ko mbona utishimye. Ariko si Raisa mukobwa wanjye. Urumva nashimishwa n'iki? Kumva ko Leya akiri muzima papa, ameze neza nta n'ikibazo afite. Iyo si inkuru nziza koko? Yakaba utwo n'uwapfuye aho akagenda. Oya papa, ntukavuge gutyo neza. Sinabone n'umurambo we. Hoya, ako papa, usko ngewe sinigeze na rimwe niyumvisha ko Leya yapfuye. Nahoraga mbyumvamo ko umukuru wanjye akiri muzima, ameze neza. Jimmy akimbwira nkuru nufisha ari nkuru icimishinga ngomba kuza kukubwira. None papa birakubabaje. Ariko nkubaze. Leya igihe yaviriye hano urakizi? Ndabyizi papa. Uzi ukuntu yasize meze? Ndabyizi. Yasize ndi ndembe, ndi umupfu. Ngaho imyaka ishize ari ishyano inyagatekere. Ntarahindukira ngo aze arebe niba se yarapfuye cyangwa akiriho. Ese da niba ngiyewe atanyitayeho nturi muri umunawe. Kuki atakureba byiba ngo azakurebe? Papa wasanga yarahuye n'imbogamizi nawe wamenye. Sibyo? Reka dutegereze wenda azaza kutureba. Ariko byonyine kumva ko akiri muzima ni inkuru nziza pe. Imbogamizi zakubuza kugaruka iwawe no kureba umubyeyi wakubyaye. N'imbogamizi nyabaki.
cyakora Imana ishimwe wenda ko akiriho wenda agatima nikaza azagaruka ariko njye mubwiza ukuri ngukuragaho hano ukuntu ntacyanshimije ntacyo kereka naza akansaba imbabazi. Siko mbona mugiye kubimara mutarambwira ko biryoshye murumva nazi gute. Sha uragerageza hano ari kubyifotoreza hose. Byagasa neza. Ko nashaka kumumbatira by the way. Ushyiraho ahanga. Akiri. Noneho kuntu ifiriti wajya ari umucika man. Usibye ko wenda Teda ari we uri guteka aho nshimye. Nawe bwarabizi ko muza guteka. Iyo natetse undi ni hano haje abashyitsi niyo uteka. Ahubwo nkukugira ibigambo. Uri kumva ibiryo batetse ari by'igitangaza. Ibiryo bajya bakabivugira. Mwumva se bitaryoshye? Ntabwo biryoshye. Ngo ntabwo biryoshye? Ntabwo biryoshye. Sha niba bitaryoshye ndahita ndekera kubirya kuko ntabwo nge nateka ibiryo ngo mbirye bibi. Ukaba umpimye se Gakiye. Ese kubwiye ko bitaryoshye kandi avuze ngo niba bitaryoshye ntabwo mureka bireke ampime turebe. Oya nese kubwiye ko bitaryoshye Ntabwo biryoshye? Ntabwo biryoshye. Nonese ni gute nakurisha ibiryo birishye niba bitaryoshye genda uteka. Ase man undi ubona ibi nabyo ndabyongera kuri. Undi ubona nge nawe tungana. Nubona tungana. Imikino muba nk'iy'abana batagukura. None se nayo yanatakikina kuko. Yo musa. Ase shawe bimeze bite mwana kuba warampangishije akazi namara kugasoza. We ntunambwire mani warankinishije. Ase mwana ubundi ngo mujyama umushaka yitwa. Ase rero. Musura muzi. Nsa. Namuzanzira ni nanjye. Good. Nese wabuzi gute Dani ukaba utazi musa. Ntumbwire. Uriya musore niwe musa. None se gute utamuzi kandi warambwiye ko mwaryamye. Se wajutuza. Ntabwo abantu bose twagize ntabwo ariko mba mbazi amazina cyangwa amasura. Aha. Nase niwe bari kuvugana. Niwe uri kuvugana na nasa n'umugo. Cyese naryo rirangora pe. Ibintu bari kuvugana. Ambaba ntaneze barabahungu. Ko mana yanjye aramutse abanteje njye natwaserera. Uretse nako naza ndamaze ibyo bavuga ibyo ari byo. Umva Dede nshaka kujya mu rugo. Wow. Nshaka kujya mu rugo nkareba murumuna wanjye ikindi nkamenya n'amakuru ya Jimmy. Kabisa. Ibyo bintu nibyo nashakaga kandi nukuri nzagufasha. Niba na ngombwa ushaka ko tujyana tuzagenda nta kibazo. Nzagufasha pe. Asundi rero. Mura mutusubiye mu cyaro. Ugasanga Jimmy yakomeye ku isezerano ryiwe. Ugasanga we aracyagukunda kandi akanemera no kugukundira umwana. Wakwemera mugakundana? Teddy, ibyo ni byo utangiye kumbaza. Barizaka.
oya nta kibazo ibyo tubyihore ntabwo ari ngombwa ko tubiganiraho ngubu. Okay, nta kibazo. Bonjour bro. Bite Musa? Ewana. Ese ko waryamiriye cyane uno munsi byagenze gute? Ewana umunsi naraye mu mubyeyi. Ewana byamubise. Ndagotwa nenda kubyuka. Wowe wabyutse ryari se mwana? Byutse kare. ariko wagiye wihangana ukajya hanze ko urabyumvishe se? ntabyumva se. wabonye aho umuntu atwika inzoga ahisha umwotsi? Sorry kabisa. ese mbwira ubu wa muhungu mwaraye muvuganye mwavuganye igihe muri bubonane?
yari kuza kutureba hano uyu munsi ariko Dani buriya nta kuntu waza gupanga gahunda zawe z'umunsi nimugoroba tukaza kuba twajya kubirebera ko n'ubundi kwa Ted Mpazi tukababona bose n'ubundi ko n'uriya muhungu ari haba. byaba ari byiza kurushaho, ubwo biransaba nanjye kureba muri gahunda mfite ndebe ko biri bunkundi. Ariko Dani kuva hamenyana nawe yaba arahindutse biba bigaragara hari ibintu byinshi byahindutse kuri wowe rwose. Hindutse gute se? Urumva reba nka mbere warota gusakuza inzozi mbukavuza induru, ibyo byarahindutse ntibikiba. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko wahindutse. Yego byo byarahindutse, ariko rero ubu ngubu ntabwo nkibirota nka mbere, ariko ubu ngubu usigaye murota, harota mbona ushaka kumenya uwo ari we uko hasi imiterere ye. Gusa urebye ahanini mbere narotaga nabi mu gihe nabaga ndi gutekereza mama wanjye. Okay, bivuze ko rero yagukuyemo mama wawe. Si byo urumva bihuriye he? Yego ntago navuga ko yafashe umwanya munini mu bitekerezo byanjye, gusa nanone sinakubeshya ko ntajya gutekereza. Okay Dani, ndakeka kuva twaba inshuti twanamenyana ndakeka ari ubwa mbere ukunze umuntu. Kubw'iyo mpamvu rero nanjye niteguye kugufasha buri kimwe cyose, ariko ukundane n'uwo mukobwa wakunze rwose. Ukoze cyane. Mbaho sari ngwira hano ngwira mubaze. Mubaze ubundi musura muzi. Musa ketse niba n'undi musuvuka musura twarakoranye cyane, twaryanaga tigito kenshi randamuzi. None nimugara ko yaguhamagaye ukajya kumwita bugasohoka mwavuganaga ibiki? Ntabwo we wabimenya n'ibyacu n'iby'akazi yashaka kundangira akazi. Sari wimbeshya. Ndabizi ni neza Musa arashaka kukunyuraho kugira ngo angereho. Umva nkubwire, niba hari n'amafaranga yanaguhaye ngiye umbwire nyakwihera ari ngewe ariko wakabyara we. Musa ntazagira ikintu na kimwe amenya kuri ngewe, sibyo? Ase bari abantu ubundi kuki ubihisha, warabiciye warabahemukiye n'ibiki wabakoreye ku buryo udashaka guhura nabo. Oya nta kimwe nakoze, nta kintu kimwe ngenda bakoreye. Ko karaga service ngenda nakwisabiraga, dore ngiye na iya nyine tugiye gutaha. Nihagire basi umuntu uza hano avuga izina Reya, ndakwinginze ntuzaneza abantu, sibyo? Ndagusabye.
ari bungu musa oh uziko usanga nandi kwitegura mwana nze murebe mvuye muri douche mune mese mwizi siko nanzi ko muzanye uri kwitegura se cyane twahisemo kwiyizira hano kugira ngo turabonane na Teddy uyu nguyu rero niwe Dani inshuti na Teddy baranasengana ni wa wundi se wambwiraga wampakazi n'uyu nguyu Dani nta kuntu iki gipeti twazajya akazi kikajya kidufasha imirimo mu rugo ahubwo se ku kazi yakemera yamfasha cyangwa ubonye ndahanga ugira ngo ni wanjye nakemera cyane kuko muri iyi minsi nta nakazi mfite ubukene y'abantu kamaye waba umujyayi bwa kabiri. Okay, ntacu ubwo turaza kubivugana ariko reka tubanze turebane n'icyatuzanye. Sariho tedarimo se wapi ariko hari abashyitsi aherekeje ahubwo nyine yanyize ngo muranahuye kuko nibwo bakigenda. Dushobora kuba tubisikanye kabisa ariko ntaribi. Dore ngubu rero niwe Dani. Uyu niwe Dani ushaka Leya. Mumwereka gahita kuba n'akazi wabyumvisha. Ikibazo rero Leya we ntagashaka kubabona nta nubwo ashaka ko mumenya kandi niwe wabimbujije. Umva petit frère, ntugire ikibazo rwose. Leya nta kibigeza nkorera kandi nanjye ntago nzanywe no kumugirira nabi. Ahubwo se nimba wamfasha hari byibuze hari ifoto yiwe waba ufite nkamumenya nge nicyo nshaka, nukuri biramfasha. Nubwo nta kibi yabakoreye ariko yanyihanangirije arambwira ati abo bahungu ntuzigere waha amakuru yanjye. Ubwo rero sinzi mpamvu. Sariho shyira mu bwenge man, umuntu yakwemerera akazi bro, akantu rero k'amafuti futa akantu gatoya ko kumwereka umuntu n'ibintu bisanzwe man. Sugira ngo umushyitsi tedaherekeje Leya nyine se wari uri hano. None se byibuze wanshushanyirije ukuntu baba basaba singe kubishakira. Ubundi ni umukobwa w'inzobe avuye ahari kumwe n'akana k'agahungu gato, ariko bari kumwe n'ubundi na Teddy. Umubonye nibwo ahita umumenya niba Teddy umusengana ugura muzi nyine. Hashize umwanya se bagiye yayize ngaho muranakubitaye kambare. Bari mu mapenzi. Sorry. Yangane ntago nabishaka. Okay, nta kibazo. Ahubwo nakubaza gatoya. Wambaze nta kibazo. Nta bakobwa babiri, umwe w'imibiri yombi undi w'inzobe bari kumwe n'akana k'agahungu mwaba muhuye? Ndumva nabo nabonye. Ndumva nabo twahuye. Sawa rakoze. Ahubwo se utuye muri zikaritsiye? Oya. Waba warigeze kumbonera uyu muntu cyangwa hari aho umuzi?